Twizere ko mumeze neza cyane mwebwe mudukurikiye mu bice byose bigiye bitandukanye. Aha turi ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, ngoro y'urukiko rw'ibanze ku ngoro Kicukiro, aho twari tuje gukurikirana isomwa iburana ryo gufungwa n'ifungurwa by'agateganyo bya Sengabo Jean Bosco uzwi nka FATA ku mavuta. N'urubanza rwatangiriye ku gihe, ariko rukaba ari urubanza rumwe rwaje kugaragaramo amwe mu magambo akomeye, rwaje kugaragaramo FATA ku mavuta yemerera ko yakorewe icyitwa Iyicarubozo kuva na kera cyane, aho yagiye abwirwa amagambo agiye akomeye. Haje kugaragaramo n'umugabo witwa David Bayingana, kari umwe muntu wamubwiye amagambo akomeye, ndetse ayo magambo niba yaravuze koko hagara amagambo akwiriye. Cyaba ari igisebo ku muntu nka David Bayingana, umuntu igihugu cyose gifata nk'umuntu w'inyangamugayo, umuntu igihugu cyose gifata nk'umwe mu bagabo bafite icyo bavuze cyangwa se basobanura hano muri showbiz nyarwanda. Ayo magambo aramutse yaravuze koko cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ayo magambo yabwiye FATA ku mavuta ko atakagombye ubundi yabwiye David Bayingana, Alex Muyoboke amusanze kwa Seka Nyamirambo, aho we Safi Madiba ndetse na Seka baramuzi wo ufite Sun City, aho bari bateye intambwe yo kubunga nk'abantu bo muri showbiz, ariko uwitwa David Bayingana hageze asanga bari kuganira. Maze twibukiranye gatoya no kuvuga ngo mbere yo kujya mu byo kubunga banashobora kuvuga ngo se babungaga byari byagenze. Yego, ni ikibazo FATA ku mavuta cyangwa se Sengabo Jean Bosco yarafitanye na Muyoboke Alex, na Muyoboke bikomoka ku gitaramo bari bakoze Inyamata harimo The Ben ndetse na Nina. Icyo gihe FATA ku mavuta yemeza ko muri iyo nkuru yavuze ko azi kuririmba neza Nina, yemeza ko bambara neza, yemeza ko ibintu byose arabyemeza ko ari byiza, ariko asoza avuga ko batazi stage ibagora. Yego, ibintu bitashimishije cyane Muyoboke nk'umwe mu bantu bari bayoboye uruganda rwa industry hano mu Rwanda, washaka kuvuga ibyiza gusa. 2017 icyo gihe ngo nibwo yabonye ko ibintu byabaye. Icyo gihe Alex Muyoboke yahise ajya kuri Contact TV na Contact FM, niyo yakoraga, ajya kureba nyiri radio na televiziyo witwa Albert Rudatsimburwa, abwira Alex Muyoboke ko atari wagomba kubicishaho, agomba kujya kureba program manager ni ushinzwe iby'ibiganiro. Agiye kureba program manager uwitwa Dickson, abenshi muramuzi, yamusubije yuko nta kintu yabikoraho, nta kintu kibi yavuze. Niba yavuze ko abakobwa batabasha kwisanisha n'abahanzi, nyine stage bagora, ko yumva atari ikibazo gikomeye cyane. Aho rero niho byaje gukomerera Safi Madiba we na Seka, abonye ko ibintu bikomeye. Ubu ntabwo bari bakivuga rumwe. FATA amavuta yakoraga ikiganiro cy'imyidagaduro kuri Contact FM. Manager Muyoboke ni umwe mu bantu bari baryoshye bameze neza cyane icyo gihe muri showbiz nyarwanda. Urumva iyo hari hatangiye kuzamo ibintu byo gushyamirana kuri radio, kuri imyidagaduro cyane hano mu Rwanda, ndetse yari iryoshye ngira ngo icyo gihe yari gikorera ngira ngo hano Ziniya urabyumva neza. Ntegereza ko aribwo byatangiye kugenda biteza ikibazo n'akaduruvayo, nabo bateka twunge bano cyane nka Safi yari inshuti na FATA ku mavuta, akaba ari inshuti ya Muyoboke. Seka afite amafaranga, none wowe amanaginga ategura ibitaramo byinshi, ari inshuti ya Muyoboke. Nibwo rero haje kuba gashya ibyo yavuze koko, niba babibonera ibimenyetso David Bayingana yakisanga anakurikiranwe. Nibwo ngo bari Sun City batangira kwiyunga baraganira, ariko mu gihe bari kwiyunga uwitwa David Bayingana yarahageze. Akihagera afata Alex Muyoboke amujyana ku ruhande, mu magambo yavuze na FATA ku mavuta yarayumvaga, aho yasobanuye. Big man mezote salama pastor uremewe urubanza tuvuyemo, urubanza rwa FATA ku mavuta utagiye kure ntabwo narutandukanya n'urwa Mugesera. Gute oya, none se harimo amoko, harimo abagogwe, harimo abahutu, harimo uturere, harimo ibiki byose, harimo Yago. Urumva Yago ngo yakoze ibiganiro birenga 10 avuga ngo abana b'abahutu FATA ku mavuta na Murinda habi Irene nabaje hadabo. Hanyuma ngo ibiganiro by'amoko ngo RIB yarabirebereye Yago abikora mu biganiro birenga 10. Siko yavuze si mwari muhari. Hanyuma arongera ati mu by'ukuri jewe
ntabwo nigeze nkora ibiganiro byo kwibasira abo bahanzi bose ati kandi ikindi nta nubwo nigeze ati sinabo banditse yandi magambo iyo ugiye kureba neza usanga fata ku mavuta ahubwo mu rukiko ari mwaraburana na ribu ndetse na polisi murakoze cyane wumvishe kugenda gatoya urumva ko bamugani ibyo arimo kuvuga bameze nk'uburana na ribu ndetse na polisi nk'ubunararibonye bwawe cyangwa se ubushobozi bwawe uko wumvishe impande zombi wabonye urubanza rumeze gute umushinjacyaha ndetse n'uburanira afata ku mavuta ufata ikaramu wabonye urubanza ruzagira gute bimeze bite iyo witegereje fata ku mavuta avuga yuko ngo yafatiwe kuri radio Isibo radio ahakoranyire ngo niba ari Rwanda igisi niba ari hikora sinibuka neza hanyuma ngo bamufata amasaha ya 2 za ninjoro ngo agenge ngo baramubwira bamufasha baramubwira ngo abayobozi baragushaka ngo ntabwo yateye amaguru ngo yaragiye yuriye Vigo amaze kuri Vigo ngo aragenda ajya Kimihurura ngo ageze Kimihurura ngo baramubwira ngo twari twarakubuze ngo harya batwishongoyeho sha ngo ntabwo uzongera kutwitaba ngo nibakujyana aho ugomba kubujya avuga yuko ngo bamutwaye mu nzu itari yari bitari ni ya polisi ngo yafungiwe mu nzu itazwe siko yavuze irimo amazi ngo arara mu mazi bukeye ngo baramubwira ngo ajye kubazwa ngo ageze ku bugenzacyaha Kimihurura ngo arasinzira aryama mu ntebe ngo arasinzira umugenzacyaha ngo witwa Mutabazi ngo Jire siko yavuze hanyuma ngo amusiga muri office amukingiranye aragenda ngo agaruka bitinze ngo ahagarukiye ngo telefone y'umuntu w'umuyobozi ihamagara uwo mugenzacyaha ngo aramubwira ngo ariko afata amavuta ngo arisinziriza cyane ngarushaho kwisinziriza kugira ngo yumve ngo aragona ngo kugira ngo yumve ibyo umubosi n'umukozi bavugana kuri telefone ngo aramubwira ngo mu byaha byafata ku mavuta ngo wongeremo amacakubiri ndetse no kunywa urumogi rwa cannabis siko yavuze hanyuma rero sasa ubwo ngo abyumvise ngo ikindi kandi ngo uzakora ibishoboka byose uzagere ku rukiko hazaburanira ku buryo atazaburana yambaye imyambaro myiza costume n'indi myambaro myiza na karuvati ntazabyambara n'inkweto bivuze iki rero tariki ya 31 nejo bundi ari nabwo Miss Muheto yaburanaga nibwo imodoka ntoya ngire ngo ya Hilexi ya Ribu ibisakaye ifite ntuzu ukuntu yazanye fata ku mavuta izana na Miss Muheto Divine baje mu modoka imwe bagera hano ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ndabyibuka neza hanyuma fata ku mavuta ngo yahise asaba kwambara costume yasabye polisi kwambara costume bari bayimuzaniye yari riharana arayibona costume bari bayimuzaniye ngo amaze kuyambara fata ku mavuta yavuze ngo umuyobozi ngo ukuriye polisi mu mujyi wa Kigali ngo na hano ku rukiko yari ahari ngo yasomye ngo amazina harya yavuze ngo ntabwo mwibuka yavuze ngo yitwa Shuti ngo yaravuze ngo kuramo iyo costume ngo sinshaka kubona wambaye costume urumufungwa ngo bigaragara yuko ngo icyemezo cya Ribu bafashe cyo kumufunga no kumurega bakamufunga ngo gikomeje kubahirizwa ngo bityo ngo bituma atanaburana uwo munsi ngo kubera gahinda n'umubabaro yagize ngo asaba urukiko gusubika urubanza uyu munsi nabwo ngo yagerageje kubyuka kare ngo arambara ngo DPC wa kare ka Kicukiro ngo aravuga ngo sinshaka kubona wambaye karuvati unambaye neza kabutura oya ikabutura ngo n'umupolisi witwa Manzi wa hano ku rukiko ngo abimubwiye ngo ahubwo ngo DPC yavuze ngo kuramo sinshaka kubona wambaye karuvati ugiye ku rukiko ngo noneho ngo umusagenti w'umupolisi ngo aravuga ngo afane ngo bakora ngo aravuga ngo afane ngo buse yambaye ipantaro ngo n'ishati ngo aricyo byaba bitwaye ngo kana karuvati akayikura ngo na karuvati akayikuramo ngo nuko ngo bagiye hirya bakora kanama ngo bakoza kanama ngo baramubwira ngo bamwemera kwambara ishati n'ipantaro ngo ageze ku rukiko umupolisi ukuriye uburinzi bwo ku rukiko hano ngo aravuga ngo kuramo ishati kuramo ipantaro ngo wambare ikabutura urabyumvise n'umupira ucitse ngo kandi ngo wambare n'ibibodaboda niba ari bodaboda simbizi bo sinzi icyo navuga rero ni igiki ibyo ari byose Big Man nawe muvunnyi twese turi kuri iyi mihanda ni ikihe cyaha fata ku mavuta yaba yarakoze cyatuma buzwa uburenganzira bwo kwambara nkuko abandi bambara mu rukiko ni ikihe cyaha yakoreye Ribu ni ikihe cyaha yakoreye polisi cyamubuza uburenganzira bwo kwambara Ribu bikorera nabi imitwe y'iterabwoba irabareka bakambara neza mu rukiko polisi ibakorera uburinzi bakambara neza mu rukiko ubu se koko fata ku mavuta niwe polisi na Ribu bafashe aba victime
wivangura baramuvangura mumuvangura mandi bafungwa ku buryo atari kwambara neza bamubuza kwambara costume hariya nahabonye n'ikinyoma gikomeye cyane ni bya bindi mu rukiko ntihakora ukuri hakora ibimenyetso ariko rero noneho yabeshye polisi na RIB ikindi kandi kuba dore ikimenyetso mfite ngiki Rusesabagina murabyibuka neza Rusesabagina yari yambaye costume mu rukiko siko bimeze aba bose bagenda n'abafungwa benshi twabonye bagenda bambara amakostimu bagenda bambara amabubu ari abadamu mu rukiko bose baba bambaye neza none se impamvu watayambaye kandi bayimuzana ari ihe impamvu atayambaye mu mutwe we yishizemo Dr Murangira kari wamufungishije ko atafungishijwe n'abahanzi ngo abahanzi batanze ibirego nyuma ngo amaze iminsi muri RIB ntabwo ari ibitekerezo byanjye ni ibyavugiwe mu rukiko anyway sawa ni ibitekerezo byanjye aragira ati nafashwe mbere yuko ndegwa wabyumvise neza ati kandi Dr yavuze ngo Murangira ntacyo gereka mvuge Dr ngo Murangira ngo yagiye kuri radio na televiziyo ngo aravuga ngo am high last warning ngo kandi nta n'ubwa mbere ari yarigeza ama warning nta munsi numwe yamuhamagaye ngo nta munsi numwe yamuhamagaye ngo anyihanize ati gera namuhamagaye kuri telefone ndamubwira ngo ariko buriya ntiwambeshye koko ati ntiyigeze amamagara ngo anyihanize ariko ibyo byose ni cya kimenyetso kibitwereka cyabitwemeza ko byabayeho niby'urukiko nyine ntabwo Murangira ni dogiteri mu mategeko Murangira avugira urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha nta nyungu mbona Murangira Dogiteri Murangira yagirana nafata ku mavuta nta mpamvu bagirana zatuma amufungisha zatuma murega nta sambu bagabana ntacyo yamwibye ntacyo yagize gute ashyira mu bikorwa icyemezo cy'urwego avugira nge niko mbibona akabazo gatoya mbere yuko tukorera kujya turakomeza na Big Man kubera ko mugani nawe mise numva uyisumera nk'ubogamye ushaka kugaragaza uruhande rwawe reka mbaze ngo baza akabazo gatoya ko yaje agatangaza yuko bamupimye bakamusangamo ikiyobyabwenge cya cannabis ku kigero cya 98% hano mu rukiko ko habuze ikimenyetso kigaragaza yuko yapimwe urashaka kuvuga ko RIB yaba yarabeshye ntabwo giye nshaka kuvuga nshaka kuvuga kubera ko umise numva ko umushinga cyane ntabwo yakerekana ushaka kugaragaza ko ufata ku mavuta nta kibazo cyagombye kuba tujanye n'abari kujya buretse rero maze nkubwire hari icyo bita ahantu ibi babyita detation ifunga n'ifungurwa ariko iyo bageze mu kintu cyitwa mu mizi wabyumvise neza uzi ko umushinga cya uzi ko umucamanza ashobora kumufunga iminsi 30 y'agateganyo agategeka ubushinja cyaha kujya gukoresha ibipimo byafata ku mavuta ibyo nabyemera ariko se byaba ngo ategetse ko bijya gufatwa byaba bikuye ko byatangajwe ko babimusanzemo baza wumve urabona kuwa kane ntabwo fata ku mavuta yigeze aburana kutaburana kwiwe rero yaravuze ngo ntabwo yasomye dossier ngo n'umwunganizi ntibasomye dossier ngo ntibaritegura ni muri ubwo buryo rero birashoboka ko urumva bavuze ko none se metero wa fata ku mavuta akavuze ngo hari ibimenyetso wabyumvise neza RIB na polisi barababeshyera wabyumvise neza biri nyiragute ndabihamishe nyine none se ninabihamya none se nitutizera RIB ibyo tubwira ukuri kwa RIB tuzagukura nitutizera polisi y'u Rwanda impamvu batabyizera banza reka baze nkubwire banza wumve ubundi bagagombye kubakura hariya kuri RIB cyangwa kuri polisi umva ngo basuzume neza uciye umugani ku rukiko nubona imbwa yuri igiti nubona imbwa ihanamye hejuru mu giti imbwa ntabwo izikurira uzamenye ko hari wayitumye kurira muri icyo giti fata ku mavuta ibintu arimo aravuga ntabwo ari ibyo yize uyu munsi mu rukiko ahubwo ni ibintu yisanganiwe mu mutima n'ubwa mbere wabona umuntu wagenjejwe n'ubugenzacyaha ndetse akaba yanafashwe n'iyo polisi y'iki byose yagira mu rukiko akabumwere kandi agahita ibyo byose twese reka tubitega amaso ubutabera nicyo banza wumve se none se banza wumve se kutaburana yambaye costume nibyo bimugira umwere erega Claude mbakubwire tubura ariko tubere nk'abantu banafitemo n'ubwenge butekerezwe kuva turabufite kandi tubufite none se ubwenge bwawe burakubwira ko polisi nari bamujije kwambara costume ntabwo jewe nakubwiye ngo polisi nari bamujije kwambara costume urumva nibyo yashingiye byavuzwemo kandi ibyo twabonye hanga twabonye costume yazanywe urabyumva neza kandi wasobanura ko yabujijwe kuyambara ntabwo rero wowe ura none se banzureke yavuze ngo Bishop Harerimana Bosco yaburanye yambaye costume bamufashe yambaye costume wabyumvise neza yafunzwe yambaye costume
costume hanyuma gumana costume yafunga baza wumve oya costume ntabwo famille yiwe yafata ku mavuta bayimuzanira ku rukiko bagomba kuyimusaza kuri buri gada hafungiye none se hano ku rukiko mu rukiko babika imyenda y'ababura wabuze itegeko rihari rigena umuntu ashyirwa imyenda yo kwambara igihe agiye kuburana uritubwiye twarimenya cyane ko iza amategeko ritubwire wewe wize amategeko reka tuvuge ibyo twumvise tunakora analize ku byo turi neza ariko twebwe uhita dushaka kuboga ama direct oya ntabwo twabogamye erega mu rukiko hakora ibimenyetso ntihakora ukuri urabyumvise neza niyo mubwira ngo urubanza ruzasomwa ejo saa none se mbaze nkubaza akabazo muvu ko yavuze ngo umugenzacyaha ku rukiko ku bugenzacyaha cy'imihurura ngo witwa Jire Manzi w'umugenzacyaha ngo umuyobozi wiwe yaramuhamagaye kuri telefone ngo yari yaryamye ngo ariryamisha ngo arigonesha ngo aramubwira ngo fata ku mavuta ngo mu byaha bye ngo wongeremo icyaha cy'amacakubiri ngo kandi wongeremo ko yanyweye urumogi rwa Karinabusi ngo yanyweye ibiyobyabwenge aha ngaha tubyemere twari duhari niyo mpamvu niyo kubwira ngo rero niyo mpamvu bakubwira ko ibindi bimenyetso ize ni seraho nta kibazo mavanga urabyumva neza niyo mpamvu nkubwira ngo wabwirwa n'icyo ura mu camanza wafata ku mavuta cyangwa se bambe uramwavoka w'umwunganizi we mu by'amategeko fata ikaramu igihe avuze ko niba ajya mu rubanza mu mizi hari ibindi bimenyetso wenda abisabye ubucamanza hari bafite ubushobozi bwo kuba bajya no muri MTN bakajya kureba ayo majwi nk'uko niba yaravuze akoze cyane bya bimenyetso rero by'urumogi rwa Karinabusi yaba yaranyweye bitagaragaye aha ngaha niba ajya mu mizi wenda bavuze cyane ko bavuze akantu ka wenda rero niko nshaka nyine buretse cyane ko bavuze ko n'umwunganizi wafata ku mavuta yavuze ngo hari ibindi bimenyetso bari bukire muri system n'umushinjacyaha nawe hari ibyo agomba gushyira muri system wabyumvise neza twese rero twe kuburana icyo nanze ko wihita uhamya direct oya ntabwo nahamije cyangwa polisi cyangwa fata ku mavuta rib irakeka ntabwo ribu ihamya ubushinjacyaha burashinja ntabwo bwemeza ego kandi unsubize nk'umuntu ufite ubwenge w'umwintellectuel waba warakurikiranye ijambo rya Murangira BITEYE bivuga iki yavuze ko fata ku mavuta ko nyuma baje gusanga hanyuma arakekwaho kuba yarakoresheje urumogi rwa Karinabusi ikiyobyabwenge cya Karinabusi cyangwa se barapimye bamusangamo ikiyobyabwenge bari bakibikeka cyangwa bari babimusanzemo babimusanzemo ubwo nagakibikekwa nyine baza wumve buretse baza wumve se twe ribu tuyifata nk'abakeka wabyumvise neza kugenza nyine twagenjeje twumvise twaketse ko ariko umuntu abihamwa n'iki n'urukiko hanyuma si umuntu ahagaze akavuga ngo twasanze afite urumogi rwa Karinabusi muri we ni mu biganza icyo gihe byaba mu biganza bivuze ngo aho ngaho direct uba wamukatiye uba wamajije kumushinja nyine nanjye nibyo arimo kubwira direct wamajije no kubimwemeza nani mpamvu yo kwirirwa umuzana hano ariko uzi impamvu Joseph mu buryo arimo aravuga gutya nibutse ko fata ku mavuta yabaye boss wiwe kuri 3D TV ibyo nta bihuriye na yabaye boss wawe nagomba ndimo kuvuga gutyo yuko nawe ubwawe kuroda nawe hari byakoyeho ngaho uko mbivuga wowe uri n'umuroya wiza amategeko yego ngiye icyo nanze ko duhita dufataho umuntu nk'umucamanza cyangwa se noneho umunyamategeko wavuze atubufata ku mavuta tumubonye hano hanze tukaba tuzi ko ari umwe w'urumogi ariko ibyo ari byo byose ibyavuzwe ni ugukeka wabyumvise neza nitunagaruka tukagiye mu mizi reka twebwe tugaruke nkatwe tuba kuri imihanda tuba kuri social media ese koko yagonyarwaya Innocent yaravuze ngo fata ku mavuta n'umwana w'umuhutu yari ibyo yigeze avuga ko tuba kuri imihanda tubwizanye ukuri yarabivuze ko fata ku mavuta bivuze hariya mu rukiko mbwira uti narabyumvise cyangwa ntabyo numvise ntabwo ibyo bintu yabivuze ntabyo yigeze avuga hariya rero sasa fata ku mavuta ibiki yavuze ko fata ku mavuta ari umwana w'umuhutu ni bande yavuze ku bimwe byavuze ntabwo yigeze yavuze muri Ndahabi Irene muri Ndahabi Irene wamwumvise yavuze ko ari abana b'iki yavuze ko abana b'iki ko base bakoze iki cyo twanze fata ku mavuta uyu munsi yaburanye fata ku mavuta nyine baza buretse reka dusubiramo ibyo yavugiye mu rukiko yabizanye hanze siko bimeze icyo cyatuzanye mu rukiko yavuze ngo abana b'imbwa reka soze ijambo rya nyuma yanavuzemo hano mu gusoza yavuze ngo kubera ko wabyumvise nicyo kiba cyatuzanye reka tujye muri agenda
hari ijambo babyumvise neza hari ijambo yavuze ngo kuko basanze ndi imbwa y'umuhutu wabyumvise wabyitanyije anitiranye iki ntago yigeze yivugamo ahangaha aha yavugaga David Bayingana ndetse na Muyoboke babyumva David Bayingana baravuze ngo David yabwiye Muyoboke ngo ntukiyunge n'inyana y'imbwa y'umuhutu ntukiyunge n'inyana y'imbwa y'umuhutu ibyo ni David Bayingana nande na Muyoboke ahandi barongera baravuga ngo umusekirite yavuze ngo umusekirite igiye imbwa y'umusekirite y'umuhutu igiye kudufatira wanyise ngo ntukiyunge n'imbwa y'umuhutu yego wabonye ko nabyandika aho ngo ni David Bayingana nande none ntabwo ari yago yago yavuze ngo yago yakoze ibiganiro birenga bingahe avuga kuri Irene hamwe na Jihad ntabwo yigeze yivuga ngo yabitaga iki reka tuye tubwizanye ukuri yavuze ngo iki reka mbivuge uburyo bivuga mwese mwabitiye yavuze ngo ari hariya yavuze ngo impamvu navuze ngo ntabwo nzongera kwitaba ribu ndi gukora cya kiganiro nuko hari ibiganiro yago yari amaze iminsi akora birenga 10 ari kugenda azanamo ibintu by'amoko aho yagiye amenshoninga bamwe mu bantu bo muri showbiz avuga ngo ababyeyi babo ni abahutu bakoze jenoside twibukiranye dusubira inyuma gato ya Big Man yavuze ngo nyakubahwa perezida w'urukiko imyaka irenze 30 nitabiriye inkiko gacaca yego kuko afite imyaka 38 aha nakoze mbaye umunyamakuru ku bitangazamakuru nashishikarije abantu kujya mu biganiro byo kurwanya jenoside yakorewe abatutsi ikindi ni nanjye munyamakuru wa showbiz wakoraga ibiganiro mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994 yewe rero ntabwo nazira ubwoko siko yavuze yabivuze none si ikindi mushaka ni none se nyine si ibyo nyine none horo sasa ahariho tugiye kurebera rero ese mu byaha umushinjacyaha yamushinjemo amacakubiri ko we yivugiye amacakubiri hari ibyo umushinjacyaha yavuze macakubiri nta macakubiri umushinjacyaha yavuze umushinjacyaha nta macakubiri yavuze ahubwo fata ku mavuta niwe wizaniyemo icyitwa amacakubiri ariko we yatabivuze atanga ingero ashaka kwerekana mu yandi magambo we yatanze ingero ko ribu yamuhohoteye ko uwazanye amacakubiri muri showbiz atigeze afatwa akaba ari we wafashwe mbere ngo kandi yakoraga ibiganiro birenze 10 yidegembya muri Kigali ati kimenyimenye ashobora kuba bararakajwe nuko nge namuhamagaye kuri telefone ndimo musobanura kuki ugiye kumbeshyira kuri flash kutigeze unampamagara ngo me last warning ukavuga ko wampaye last warning wigeze unambwira ngo turebe aba bapolisi yavuze ngo bamubujije kwambara karuvati bahise banakubwiza ukuri urabyumva neza hanyuma aha turibaza fata ku mavuta yari yaje kuburana ibyaha aregwa cyangwa yari yaje kuburana na polisi karuvati bambujije kwambara karuvati yaheri hasi ashaka kwerekana oya kuba nk'abandi bafatagamo akantu gatoya buretse ntabwo ari gatoya amavuta yaheri hasi yerekana agifatwa uburyo byagenze agifatwa uburyo yafashwe yerekana ko baje mu rugo ubundi ni ukuvuga ngo ujya mu wundi baze kugufata mu by'ukuri urabanza ugahamagara hamagara ya mbere akaza hamagara ya kabiri iyo utayitabye niho wahita haza icyo bita mandadare iyo mandadare niyo wemeye kuza no gufatwa mu rugo iwawe n'ibiki byo ariko werekanaga urahamagarwa muvunyi wibuke ko fata ku mavuta yaravuze ngo ribu sinzongera nimumpamagara sinzabitaba muzaza n'imodoka yanyu vigo nyiryemo umunyenga urabyibuka neza nubwo twabonye urwandiko hariya yuko yari yarasabye imbabazi ribu wabyumvise neza ariko nibikuyeho ko basanze fata ku mavuta ashobora kuba atabona itiki mugeza kimihura kuri ribu baravuga bati rero kuko leta ifite amavuta reka dufate imodoka tugiye mwisangira aha rero urimo gutebya nako nawe yatebyaga arimo kuba ati nanjye sinzitaba kubera ko nawe uvuze ko ashobora kutaba yabona atabona ari yahise abona ko yanakoze nikosa yahise abona ko yakoze nikosa nawe yarabonye ko yakoze ikosa kandi garibu nagibereho kuvuga ngo mwego dukoze ibi ngibi igihe wakoze icyaha irabanza ikanakwegera noneho rero sasa muvu iyo wemeye gukosoka ukemera kutazana noneho rero sasa muvu noneho rero muvunyi twagiye ese koko
fata ku mavuta yarakwiye gukondana ribu kishinzwe gushyira mu bikorwa akazi kayo no kugira ngo benshi erega buri urumva benshi bavuga runaka ibi nibi baravuga bati rero umuntu wanatubwiye ko atazigera twitaba umuntu wavuze ko nitumamagara atazitaba nabyo ntitwaburamo icyo baramutse bashatse kubigenza byose kuko nawe uri gukora analize n'umunyamakuru kandi we n'umunyamakuru kandi we yakoraga analize ari n'umunyamakuru urabyumva neza baza uvese ibyo ntabwo wabyitwa baza umve twe turi mu ngingo ivuga ngo uburenganzira bw'ibitekerezo wabyumvise neza ndi mu bitekerezo byanjye ese noneho ntabwo bikuyeho iby'abandi aha nanjye nakwibaza ngo niba muvunyi uhamagaye Korode nkakuvuga ngo sinzongera kukwitaba uzaza unyishakira umamagaye ariko mbwiye big man ngiye Korode nampamagara sinzongera kumwitaba narangiza wamuhamagara akajya wampamagara nkakwitaba ibyo nabwiye big man noneho rero aha twareba tuti yigeze imuhamagara yanga kujya nkuko yabivuze baza uvegire urumva fata ribu n'abantu ribu n'urwego rw'igihugu ribu ntabwo ariyo gukinirwaho wabyumvise neza hari cyeri kiri CID nta muntu bavuga ngo CID noneho rero baca umugani mu kinyarwanda nica umugani waba wenda guhura n'uwo nigeze guca Kibagabaga ku rukiko ku bwa Yongwe waciye umugani uvuga ngo twagiye hari umugani urumva hari umugani twavuga tuti ubundi umwana akina ushaka kureba umujinya wa se akora kuri gahunda tekinike zepfo hariya ubundi umwana akina n'imbyino ze ntakina n'ubwambure bwa se mbari ko mbivuga mu cyubahiro yakinnye nabi none fata ku mavuta yakinnye nabi gukina na big man ati sha big man wambwa we numpamagara sizakwitaba aho ngaho nta kibazo aho ntacyo byaba bitwaye no kutaguhamagara wabyumvise neza wahita uboroka umwe yaboroka uwundi ariko none iyo bigiye mu bintu byitwa inzego ntabwo zikinirwaho inzego ntabwo ari zo gukinishwa ngo nimpamagara sizabitaba mu yandi magambo weretse ko ubushatse kubereka ko hari icyo wishingikirije hari izindi mbaraga ufite zitandukanye nizo abantu bagukekaga tukira aho ngaho cya showbiz wibuke ko kibarizwa muri entertainment urabyumva numa mu rwego rwo entertaining abantu rero sasa hari ibintu bimwe na bimwe dukoresha hari imvugo zimwe na zimwe dukoresha kugira ngo abatureba baryoherwe n'ibyo turimo kuvuga ariko mu by'ukuri bihabanye n'amahame cyangwa se amabwiriza twagombye kugenda ni nayo mpamvu kuri ribyo ugezeyo baranaliza intention wakoranye ibyo bintu eske mu by'ukuri ubundi byari bigamije iki byari bigamije kugumura abaturage kuri leta cyangwa se byari entertaining abantu sibyo yavuze ati nubwo bayanabivuze nahise numva ko nkosheje nandika ni leta isaba imbabazi koze mu by'ukuri mwigeze mwamamagara nanga kwitaba nkuko nari nabivuze we yemeza ko atigeze wanga kumamagara niyo mpamvu aribo watigiye mu gufatwa nafashwe mu buryo budakurikije amategeko icyambere ntago bigeze bamamagara ngo nanjye inshuro ya mbere none se baza wumve bahere kuri mandadare muvunyi umunyarwanda aciye umugani gisetsa abana byiriza abagabo kuzuba niba umugabo yaravuze ati ribu nimumpamagara sinzongera kubitaba muzaze munyitorere mumpe n'umunyenga mu modoka yanyu bahisemo kutamuhamagara bajya kumwishakira wabyumvise ndabeshya wowe uravuze uti jyewe ribu nimwongere kumpamagara sinzabitaba akahita akora no mu mutwe gutya sinzabitaba icyakora nimuza kunyitorera nzaza baje kumufata yinjira mu modoka arabyemera bamugezayo arabyemera ahubwo agezeyo imizinga nibwo itangiye kuva nta kibazo aho turaje turava big man nta kibazo kimye ko baje kumufata kubera ko yavuze ko niba mamagara atazajya yego nk'umuntu wari ukurikiranyweho ibyaha bimeze kuriya kandi atari ibyaha by'indengakamere mu gihe abana bari muri salo barimo gukora etide ni ngombwa kuza gusohora abana mu nzu ugashyira hanze ndetse ukambika papa wabipinga abantu barimo kureba uje kumutwara none se ko yavuze ko bamufatiye ku kazi ku Isibo TV niho ku Isibo radio niho fata ku mavuta bahise bamujyana yabivuze bahise bamujyana muhiriwe kumusaka imbere y'abana ibyo ari byo byose manarize y'ibintu byose koro ibyo ari byo byose ntabwo ngewe nize amategeko niwe wize amategeko baza wumve iyo bavuze uburenganzira bwa muntu
icyo gihe hari ugutera umunaba abana. Uwo mwana ishusho izamuvamo. Abana bagatekereza ngo papa arafunze. Mama papa ari hehe? Baramufunze. Tuvuge ko abaye umwere. Iyo shusho izava mu mutwe w'umwana papa yambaye ipingu. Mbo gufungwa no gufungwa nta kundi byagenda. Okay, nta kibazo. Turaho ngaho. Ariko icyo dusaba ribu hari ijambo umunyamategeko wafata ku mavuta asorejeho rivuze ngo nyakubahwa mucamanza. Hari ijambo umunyamategeko wafata ku mavuta avuze, aravuze ngo nyakubahwa perezida w'inteko iburanisha. Ni ibintu ntabwo mukwiye kwinjira mu matiku. Wabyumvise neza? Amatiku ibintu bifata ku buzima bw'igihugu, ibintu bifata bwinjira mu nzu y'umuntu, nibyo koko ni ibyaha. Ariko ibintu ngo The Ben yamaranye imyaka 2 na fiancé we mu nzu babana so ni medi sorry. Urumva none se baza wumve niba atari mushikiwe bacumwa ni mu Kinyarwanda ngo nta urazi inkota mu nyama bwaca yazikase. Yoho nibazaga ari ijambo ryakomeye kugenda rigaruka ry'amaturu nkuru mwanditsi w'urukiko bari kwandika amaturu nyira gatura agomba kukandika. None se bagiye kwandika we mureke nigendere sawa. Urakoze cyane. Icyo twavuga cyo ni kimwe. Iki ni igihugu kigendera ku mategeko, gahunda ya umunyarwanda irubahirijwe. Leta y'ubumwe ukivuze kuri ndi umunyarwanda yavuze nawe ihohoterwa yagiye akorerwa cyane aho yaje kumentioninga umuntu witwa David Bayingana, aho we na Alex Muyuki bari bagiye gusabana imbabazi kugira ngo biyunge babe nk'abagabo. Ngo David Bayingana kihagera ahita avuga ngo wisabana imbabazi n'umwana w'umuhutu. Fata ku mavuta ahita abaramusimbukiye. Ariko ibyo bintu birababaje. Reka tubwizanye ukuri. Reka babwize ukuri. Niba ari byo niba ari ukuri koko. Ibi bintu u Rwanda nta munyarwanda n'umwe waruteyemo umuvumu kugira ngo yitwe umunyarwanda wenyine. Ni u Rwanda rw'abanyarwanda bose. Nta muntu ukwiye kwiyitirira igihugu wenyine ngo yitirire ngo akarere we. Oya, ni u Rwanda rugizwe n'uturere 30 t'u Rwanda, kandi umunyarwanda yemere kuva Rusizi akajya Nyagatare guturayo. Ahageze hose mu Rwanda yitwa umunyarwanda. Iby'amazuru n'ibiki n'ibimyira bivamo rwose ababitekereza bakanabirota bose bakwiye kubiruka. Afande General Mubaraka kiyobora umujyi wa Kigali n'Uburasirazuba, ari division y'umujyi wa Kigali n'Uburasirazuba, yigeze kwigisha nyine yagiranye inama n'abamotari. Aravuga ati abantu bagifite inyenga bitekerezo za genocide yakura abatutsi, abo bantu bafite inyenga hasi mu mitima yabo bazajye muri toilette babiruke cyangwa babyibagirwe babimire, ariko kirazira kubiserura. Bivuze ikirero nta muntu n'umwe uruta undi muri iki gihugu cy'u Rwanda. Waba umuyobozi ukaba uyoboye abandi, ariko kandi ntibivuze yuko ufite umuvumu wateye abandi banyarwanda batagira. Murakoze. Urakoze cyane Kuro. So nibyo Claude yari kugaruka kuri byinshi, navuga ko byinshi abivuze byo kujya kwiyunga, ibyo kuba The Ben yarahamagaye Fata ku mavuta ngo amusange mu rugo iwe, asanga amayoga menshi ngahari. Aravuga ati ngiye sinywa inzoga, kugeza naho The Ben yamubwiye ati usa neza ari uko ufite ubwanwa, udafite ubwanwa ntabwo ubusa neza. Ati hari akantu kaburamo. None arangije ahita amubwira ati rero icyo ngiye kugufasha kimwe, ngiye kuzakugurira amavuta nyavane muri Amerika, nyazane uyashyire mu bwanwa bwawe, nurangiza uzabusa neza. Amavuta Ben ngo yaragiye arayazana ayaha Jack B yanga kuyashyira nde Fata ku mavuta ayaha umumotari. Ibizakubaho uramenye utazava ko ndumwe mu bafatanya bikorwa. Jack B ngo amavuta kimugeraho, Jack B yahamagaye Fata ku mavuta aramubwira ngo ayo mavuta nuyisiga atera imiburu myinshi mu bwanwa, ushatse amavuta uyihorere kuyisiga. Fata ku mavuta yemeza ko ayo mavuta amanitse arabitse mu rugo. Yashaka kwerekana uburyo ngo bari inshuti, bari bariyunze kugeza ahantu ibintu byose
kugira ngo The Ben ajye kumurega byose ari kubishinja umuntu witwa Alex Muyoboke ndetse na David Bayingana na Nopuja utamukuyemo ko Nopuja yaramutsinze. So bro, n'urubanza ruvugiwemo amagambo akomeye ajyanye n'ubwoko, n'urubanza fata ku mavuta yari hasi 2017 ngo twari tugeze, ariko bisoje umucamanza yerekana umwavoka yerekana yuko fata ku mavuta arwaye diabete, nta nibyo twari tuzi natwe ubu turabimenye, ndetse yerekana yuko umuryango we urya uko fata ku mavuta hari, afite abana 3 n'umugore, barya uko yagiye guhaha. Ikindi nanashimiye Jado ku isibo tujye dushima abantu yanditse amwishingira, yanditse ibyo muzakenera mu kumwishingira byose ndabyemera ndabitanze, ariko fata ku mavuta ndamwishingiye nabikunze cyane. Burya umuntu kwishingira kugira umukoresha umeze kuri yani gake cyane bibaho biba ari byiza. So urubanza ruzasomwa ejo saa 9 byantunguye, izindi manza bashyiramo iminsi myinshi, ariko wibuke yuko we bahise bavuga ngo nejo. Ubundi abashishozi cyangwa se abanariza ku bijyanye n'imanza zikorerwa ahangaha bakwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, akenshi ubundi ngenda hamya ko ejo fata ku mavuta tuzamutahana 80% fata ku mavuta tuzamutahana, kuko ari naho umushinjacyaha yageze arisobwa aravuga ngo turabona nta n'impamvu yatuma afungwa. N'akantu kamusabye gato. Urumva n'ubundi kugira ngo umuntu afungwe kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo hagomba kuba hari impamvu zikomeye. Wenda hari amakuru, hari n'andi makuru bakiri gukusanya, ariko umva nta makuru arimo gushakishwaho kuba yatoroka. Ni ibirego byatangiye muri 2017 bambe 2023, ibintu bimaze igihe kirekire bigaragara ko fata ku mavuta kandi n'umugabo wubatse afite akazi uri mu rugo, bigaragara ko gutoroka byo bishobora kuba bitarimo. Umushinjacyaha navuze ko bino byaha biramutse nyine bimuhamye byose ntabwo byajya munsi y'imyaka 2, byaba ari imyaka 2 gusa, ariko nkurikije uko nabonye njyewe yaburanaga n'ibimenyetso byagiye bitangwa byose nibi byaha bishobora kutazamuhama. Nuko njye nabonye rero nanjye rero uburyo nitekereje na analize yanjye, ariko yahereye ku magambo akomeye avuga uburyo yarajijwe ngo muri sima irimo amazi, natangiye gushyiramo akoba afase umuhungu abaye Jean Paul. Nuko kuri Jean Paul nawe kuri yatangiraga, ariko nyuma mbona abayisakomera aravuga byagenze bigenda gutya, kuko ikote nanjye nararibonye hano nuri umukobwa wari muzaniye yajya bisobanura byinshi, nuko kuri Bahati Makaca yavuze ko Makaca ubwe yagiye gushaka fata ku mavuta aramubwira ngo ndashaka kumvugaho gusa usige mama ibindi byose ngo wawe uburenganzira, mama ndamukunda yaba madamu kwa kundi ngo mena umuceri. Ati ibyo ni ibintu Bahati Makaca yanyisabiye ngo kugira ngo abone uburyo yinjira mu busesenguzi. Ati rero Bahati n'ikindi bashyizemo ibaruwa yerekana ko nta kibazo afitanye na fata ku mavuta, ko nta kibazo, uretse ko umushinjacyaha avuze ati icyo ngicyo kirego twebwe abaye nta n'ikibazo afite twanakurikirana. Urumva ari ibyo ngibyo. Ibindi yavuze kuri The Ben nyine biriya byo kurira n'ibintu byinshi ajya avuga ko byagiye bibaho, anagaragaza ko ari muri showbiz, tugomba kubivuga. Ariko ibya Meddy byari kriye, no kuri cya Meddy byari kriye, aravuga ati nasubiyemo ibyo Meddy yavuze. Ati Meddy ubwe yitangiye ubuhamya avuga yuko yaramaranye umwaka n'umugirlfriend mu nzu, avuga yuko yajyaga ashwana n'umugore we akenshi bari mu rugo. Ati byo nanjye naraje mbisubiramo. Ikindi ni cye yavuze ati namwe murabizi kubana n'umukobwa umwaka mu nzu si mushiki wawe, si kikaye ni fiance wawe. N'ikindi nta hantu na hamwe muri statement hagaragaza yuko Meddy yigeze bamubaza, nta na hatoye, ko yavuze ati muri systeme twabonye Meddy nta kintu na kimwe yigeze ashinja, nta kintu na kimwe bigeze. Bigi reka dusoreze ahangaha ibintu byose tuvuye ngo reka tutegereze ku isaha y'ejo saa 9 nzaba ndi hano ahangaha tuze kureba ko fata ku mavuta niba ataha ari buze cyangwa ari buhamya, niba ari buje imageragere. So nukuvuga ngo hariya iba bugatiye gutari utahe witumanuka direct witumanuka. N'ikindi umuntu turi gusoza umwavoka we yemeye yuko hari n'ikindi kintu anasohotse bashobora kumushyiraho ibindi bintu byo kuvuga ati kino gihe ntabwo wemerewe gukora ikiganiro na kimwe, ati ibyo turi ready kubyemera. Ikindi nyine nibyo kuvuga ati asohotse hano hanze n'ubundi nuko abana be bazabasha kurya n'umugore ntibabe umutwaro kuri leta ndetse no ku baturage. Ndumva ari ibyo.
murakoze cyane Big Mareka tumushimire reka dushimire abantu bose badukurikira kuri ni TV Rwanda ndetse n'abadukurikiye kuri GB Rwanda n'ibindi biganiro byacu byo abarakagaruka anga twari ku ngoro y'ubutabera y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro yano mu Kagarama kugira ngo ibiganiro byacu byo bazajya bibona umunsi kundi yego twibutsa abantu ko ejo ku munsi w'ejo ari isomwa y'urubanza rwa Muheto ndetse na fata ku mavuta wevuze ngo ejo tuzavanga tumaje kumenya ngo fata ku mavuta na Muheto baratashye cyangwa baramanutse ibintu byo mu manza byabaye nka za ndirimbo z'abakongomani ijya kurangira ngo buje ngo ture munde buje ejo muri ku munsi ukurikiyeho tuzahita tuza mu rubanza rwa Sarungu Sarungu muramuke reka tubashimire cyane